Intwari itazwi. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 14. Kuko hano tudafite umudugudu uhoraho, ahubwo dushaka uzaza. Mu nzandiko ziri mu isezerano rishya, urwandikiwe Abaheburayo rufite umwihariko utanga isomo rikomeye ku bantu bashaka kugenda mu nzira z'Umwami Yesu uko bikwiye. Ntawe uzi uwarwanditse, nubwo benshi bagerageza kugira abo bemeza ko aribo barwanditse, ariko ukuri ni uko umwanditsi warwo atazwi. Mu itangira ryarwo nta kwivuga yigeze agira, atangira ahita yinjira mu butumwa yashakaga gutanga. Ntabwo tuzi impamvu yabimuteye, ariko iyo ari yo yose ntibyabujije ko yatambukije ubutumwa bukomeye nubwo izina rye ritamenyekana. Iryo ryonyine ni isomo rikomeye ku bantu b'Imana. Si ngombwa ko amazina yacu amenyekana ngo tube twakoze umurimo w'Imana cyangwa ngo tube twabaye intwari zo kwizera. Ubutunzi buri muri urwo rwandiko ni ntagereranywa. Uburyo asobanura iby'agakiza no kwizera, ingero atanga zo kwizera n'impuguro zitandukanye aduha, ni ubutunzi bukomeye mu byanditswe byera. Nyamara mu byo yabonye by'ingenzi adakwiye gusimbuka, izina rye ntiririmo. Mu byo yashatse kutumenyesha, izina rye ntiriyaryitayeho. Ibyo yanditse ni ibifite umumaro w'iteka ryose. Kuko hano tudafite umudugudu uhoraho, ahubwo dushaka uzaza. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 14. Iby'igihe gito nta gaciro yabihaye, ibidafite umumaro w'iteka ryose nta buremere yabibonyemo. Yashyize umutima we ku guha abagenzi bajya mu ijuru ibyo yabonye bibafitiye umumaro mu rugendo barimo. Hari ubwo dutinda ku mazina yacu agatwara umwanya twakabaye dushyiramo ibifasha abagenzi mu rugendo, bigatuma abantu b'Imana bahomberwa n'ibyakabatunze mu nzira igana iwacu. Izina rikomeye mu nzira ijya mu ijuru, izina ridakwiye kwibagirana, ni izina rya Yesu Kristo. Amazina yacu ashobora kutamenyekana, ashobora kwibagirana akamera nk'aboze, ariko izina rya Yesu rikwiye kwibukwa iteka. Ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 8. Nta mumaro uriho wo gushaka kwiyemera amazina aremereye no kwamamaza amazina yacu ubwacu n'ay'ibyo twaremye nk'imiryango n'amateraniro dushinga mu izina rya Yesu. Ni iby'igihe gito cyane, kandi vuba cyangwa kera n'ubundi aribagirana, ariko umurimo dukorera Umwami dufasha abantu kumenya ibifitiye umumaro ubugingo bwabo, ni umurimo tuzasanga urwibutso rwawo mu bwami bwa Data. Hari n'abandi bagaragu b'Imana batamenyekanye amazina yabo mu byanditswe byera no mu mateka y'itorero ya kera n'aya vuba, nyamara umurimo bakoze ufite uruhare rukomeye mu kuba natwe twaramenye inzira y'agakiza. Hari abo Imana yashimye ko amazina yabo yandikwa kugira ngo inkuru zabo zikomeze kudufasha mu rugendo, ariko ibyo ntibibagira abaruta abandi mu bwami bwa Data. Tugoswe n'igicu cy'abahamya benshi batubanjirije mu nzira yo kwizera bagatabaruka amahoro, ariko bake cyane nibo bamenyekanye amazina. Umurimo wacu ni uwo kumenyekanisha izina rya Yesu Kristo no kwicisha bugufi nk'uko umugaragu atigera atinda ku izina rye cyangwa ngo ashake inyungu ze, ahubwo ahora ashyira imbere inyungu za shebuja. Uyu mutima benshi barawutaye, bitumaho kuba umwe ngo bagure ubwami bwa Data wa twese kandi bamamaza izina rya Kristo, bamaranira kwamamaza amazina yabo n'ay'ibyo bitirirwa, naho izina rya Yesu bakarigira nk'igikoresho cyo kwiyamamaza no kubaka ibisa n'ubwami bwabo bwite. Bamwe bagirirana ishyari hagati yabo ndetse bakarwanya abandi bagaragu bagenzi babo, kandi kenshi bakabyita ishyaka ry'umurimo w'Imana, kandi ari iry'idini yabo n'iry'amazina yabo. Bene aba bagaragu ntibashobora kumenya umumaro w'ubumwe bw'umubiri wa Kristo cyangwa ngo babe babuharanira. Mu gihe kije, bene abo bagaragu Umwami Yesu azabahagurukira nk'uko umuntu ahagurukira abajura bamwibye ubutunzi bwe cyangwa umutware arwanya abatemera ubutware bwe. Izina ryawe Uwiteka rihoraho iteka ryose, urwibutso rwawe Uwiteka ruhoraho ibihe byose. Kuko Uwiteka azacira imanza ubwoko bwe kandi azahindurira abagaragu umutima. Zaburi 135 umurongo wa 13 na 14. Dusenge. Mwami Yesu, mu mutima wo kwamamaza izina ryawe, ntitaye ku kumenyekana kw'iryanjye, mu izina ryawe Yesu. Amen.